ni ukuvuga ngo rero ngewe ntabwo ntekerereza ingoma ya Kagame kuko ntiyabinshinze, nta nubwo ntekerereza Kagame kuko ntiyabinshinze. Umuganura ukomoka hehe, watangiye ryari? Abantu bumva umuganura, bumva uburemere bw'umuganura bivuye ku muntu nkawe ufite ubunararibonye. Urakoze cyane. Umuganura ni kimwe mu byahanganywe n'u Rwanda kuko wahanzwe ahasaga mu 1991 ubwo gihangangoma ijana yahangaga igihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa byabaga ku munsi w'umuganura byabaga ari byinshi, ariko byose bikaba bihatse ibintu bigera muri 4 by'ingenzi. Umuganura mbere na mbere, ubundi mbere na mbere urigira urinde. Umuntu akwiye kubanza kumenya ngo umunyarwanda ninde, u Rwanda ni iki. Ibintu byo guca mu cyanzu, shortcut n'ingenzi zose n'imihango y'igihugu, ukabona abantu barimo guhicira mu cyanzu gusa, ntacyo bizatugezaho. Ahubwo nibicare bavuge bati umuganura w'abanyarwanda wakorwaga gutya, bakawutangira, noneho bakanagenda banareba ibyakorwagamo byose bakabikora, ibyo byaba byiza. Inshuti bakunzi ba Rwanone TV, nongeye kubasuhuza kuri uyu mugoroba, ni mugira amahoro. Muri kano kanya rero tugiye nanone kuba tuganira, turi kumwe n'umutumirwa, tugiye kuba turi kumwe muri kano kanya. Twagiriwe ubuntu, ndizera ko umeze neza, banabazaniye abantu bameze neza. Ntabwo twari duherukanye, ariko noneho ni byiza yuko umuntu agaruka ariko akaza nanone azanye ibiri special. Kuri uyu mugoroba rero ngira ngo muri kubona umuntu wicaye imbere ya kamera zacu, ngira ngo abenshi muramuzi, mukimara kumubona no kuri screen za Rwanone TV mwahise mwibwira, kuko ni umuntu navuga yuko abantu benshi mugendera mukunda ibitekerezo bye, mukunda ibihangano bye, abenshi mwakunze ibitabo bye, mukunda gusoma ibitabo bye ndetse mukanamukurikira ahantu henshi. N'abatindiye rero, hano twicaye ni Kanombe, twicaye Kanombe nyuma y'imyaka myinshi ntabonana nawe, ariko nongeye kumubona. Twicaye ahantu bita muri Kanani Garden, ni hano munsi, hano kuri secteur munsi ya Centre de Santé. Reka rero tumwakire, ikaze kuri kamera zacu za Rwanone TV, turakwakiriye. Murakoze cyane kumpa ikaze. Yego, rero watangira wibwira abantu kugira ngo bamenye, abatari bakuzi nabo bamenye ngo ninde tugiye kuba tuganira muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo, intekerezo z'u Rwanda n'umurage wazo. Ikivugo cyanjye nitwa Intiti itekereza ingoma, maze kwandika ibitabo 119 ku muco, amateka n'ubuvanganzo bw'abanyarwanda n'intekerezo mpangabuhanga z'u Rwanda. Wow. Ukimara kwivuga uvuga ngo intiti itekereza u Rwanda, buriya kuva kera horaga nshaka intiti itekereza ingoma. Kera najyaga nshaka kubikubaza, urabizi ko twagiye dukorana kera, sinzi ukuntu byancitse, kandi n'igihe twigeze kujyana mu ntara tumarana iminsi itari mikeya tuzenguruka intara, tugenda dushyira inzego z'ubuhanzi. Ngira ngo muri timu ngewe yanjye yari nge nawe n'undi mugabo wo muri Municipal cyangwa rero muri Rarike, twari batatu muri za Rarike. Nkibayuga kukubaza rero ukuntu nyine intiti itekereza u Rwanda, ukuntu byaje, ubisobanuriye nabyo abantu babimenye. Oya, intiti itekereza ingoma mbere na mbere nuko banza kumenya ngo ingoma mu ntekerezo z'u Rwanda ivuga iki. Ingoma bivuga igihugu, ingoma bivuga ubutegetsi, ingoma bivuga umutegetsi, ingoma bivuga aburungano. Nuko ngo rero ngewe ntabwo ntekerereza ingoma ya Kagame kuko ntiyabinshinze, nta nubwo ntekerereza Kagame kuko ntiyabinshinze, ahubwo ntekerereza u Rwanda kuko ari igihugu cyanjye, mfiteho inshingano zo kucyubaka
nkatekereza n'ab'urungano kugira ngo mbaho umurongo wo kubaho kuboneye imico mbonera y'ubunyarwanda. Nabo ntekereza muri make ni igihugu nk'u Rwanda n'ab'urungano nkamwe mwese kugira ngo mbakebure mwe gukomeza guhomera ibizi by'ibirohwa kandi hari isoko nzima. Ni byiza cyane kubyumva. Ahubwo ubwo mpise nibaza iyo umuntu akubona abona usa nk'aho imyaka yawe atari myinshi cyane, akubona ntabwo ari myinshi ntabwo ari myinshi rwose. Iyo umuntu atarageza mu myaka 50 se ugira ngo aba ari myinshi, atarageza ku cya kabiri cy'ikinyejana. Umuntu utaragera mu myaka 50 se akaba yanditse ibitabo birenga 100 n'ibindi, ubwo ngubwo byo umuntu yavuga yuko ari tekinike ukoresha. Icya mbere cyo nabitangiye nkiri muto, umva mbimazemo imyaka 28, nabitangiye mfite 16. Umva rero yuko urebye buri munsi ndandika, mfata amasaha nibura yo kwandika. Buriya mu mwaka nshobora gusohora ibitabo biri hagati ya 3 na 5. Iyo uvuze ngo ubitangiye ufite iyo myaka, ubwo bivuga ngo igitabo cya mbere wacyanditse ku myaka 10? Nibwo natangiye kwandika. Natangiye kwandika mfite 16 rwose muri 1997. Wavuze ngo uri umushakashatsi, ubwo mise nibaza kuri iyo myaka y'ubutoya ubushakashatsi bwawe bwagarukiraga he ku buryo ushaka kwandika igitabo abantu bashobora kwizera? Muri iyo myaka ibintu nibandagaho cyane ni ubusizi, kuko maze guhanga ibisigo bigera muri 455. Numva ko natangiye ndi umusizi, nyuma yaho ntangira kwinjira mu bwanditsi bw'amakinamico, nyuma yaho nibwo ninjiye noneho mu muco n'amateka n'ubuvanganzo. Nubwo buryo nagiye mbikora mu buryo bushoreranye gutyo. Ni byiza cyane. Urumva rero ko mwebwe mudukurikiranye murumva ko turi kumwe n'umuntu ufite inararibonye. Njyewe ndi umwanditsi w'amakinamico, umwanditsi w'amafilime, ariko nkaba n'umusizi. Ariko iyo ndi kumwe n'umuntu undusha nk'uyu nguyu, nanjye ubwanjye mbangize navuga yuko ni amahirwe mbangize. Buriya kurahura bisaba ubwenge, ntabwo ari ikintu cya buri muntu wese, nabyo ni ubundi bwenge, kumenya isoko wagezeho ukamenya niko ugomba kuvoma. Ndizera ko uyu munsi abari ku mureko ubwo ngubwo nababwira iki. Rero uyu munsi turaza kwibanda cyane ku kintu kimwe, ntabwo turi bujye wenda kure. Ubutaha nitugutumira uzatubwira muri rusange ibigendanye n'ubusizi, uko umusizi akwiye kuba ameze, ese kugira ngo ukore igisigo bisaba iki. Ikindi utubwire ku bigendanye kuba wavuze ko uri umusesenguzi. Hanyuma ikindi cya kabiri kwa mushakashatsi, ubyanga byakunda gushakashaka ubwabyo ni igisata kinini umuntu ashobora kwinjiramo akaba yakuramo ibintu byinshi umuntu yakwiga. Ni nayo mpamvu ntekereza ko ufite ibitabo byinshi, wenda uraza kutubwira hanyuma abantu bamenye uko babona ibitabo byawe, aho babikura, n'ibyo warekomanda abantu bitewe n'imyaka barimo, cyangwa se bitewe nanone no kuvuga ngo ukeneye gusoma igitabo kigendanye n'ibi ndagifite. Hanyuma rero muri iyi minsi turi kwitegura umuganura. Abanyarwanda hirya no hino, natwe ibwota amasimbi niko bimeze. Turi kwitegura ku itariki 16 njyewe aho ntuye muri Suwede, tuzajya kwizihiriza mu gihugu cya Norway, muri Norvege, ku itariki 16. Umuganura rero navuga ko ni igitaramo kiba gikomeye cyane, ko twebwe ahangaha hazaza n'umuhanzi The Ben. Hanyuma ndi kwibaza rero hano mu Rwanda, reka twivugira ahangaha iwacu ku isoko, niho umuganura ukomoka. Ndagira ngo tuwinjiremo. Umuganura ukomoka hehe? Watangiye ryari? Abantu bumva umuganura, bumva uburemere bw'umuganura bivuye ku muntu nkawe ufite ubunararibonye. Urakoze cyane. Umuganura ni kimwe mu byahanganywe n'u Rwanda, kuko wahanzwe ahasaga mu 1991, ubwo gihangangoma ijana yahangaga igihugu cy'u Rwanda. Imiterere n'imigenzereze n'imitekerereze iranga umuganura bigaragara ko cyari igihe cyo kugira ngo buri muntu wese amurike ibyo yakoze, abazwe ibyo yagejejeho mu gihe cy'umwaka wose, kuko umuganura wasozwaga mu minsi y'umwaka. Ni cya kindi bita ngo accountability, kubaza icyo umuntu yakoze, kumurika ibyo yakoze
mu gihe cy'umwaka wose. Mu muco n'amateka y'u Rwanda umuganura utangira kuri 15 Kamena ugasoza kuri 15 Nzeri. Ni ukuvuga ngo umara amezi 3 ariko nanone ugasozanya n'umwaka, kuko umwaka w'Abanyarwanda utangira Nzeri kuri 15 ugasoza Nzeri 15 z'umwaka ukurikiyeho. Ariko umuganura kenshi na kenshi wabanzizwaga n'icyo bitaga umurorano. Umurorano ni umuganura w'uburo wabaga mu kwa kabiri. Uburo nabwo ni ibinyampeke kimwe tugira mu muco w'Abanyarwanda, bishobora ifu yabyo ivamo igikoma, ikavamo amarwa, ikavamo inzoga zikomeye cyane, ndetse ikaba yavamo umutsima. Nuko ngo rero yavuze ngo ni umuganura w'umurorano, ni nko kuvuga ngo ni ugusogongera umuganura mukuru. Icyo gihe mu kwezi kwa Gashyantare nibwo babaga barimo kubiba amasaka y'umuganura mukuru uzaba muri Kamena kugeza muri Nzeri. Noneho rero icyo gihe uburo bwabaga bweze, bagakora umuganura w'uburo ariwo bitaga ngo ni umurorano. Ariko kubita umurorano nuko ngo ni ugusogongera umuganura mukuru uzaba muri Kamena kugeza muri Nzeri. Ibikorwa byabaga ku munsi w'umuganura byabaga ari byinshi, ariko byose bikaba bihatse ibintu bigera muri 4 by'ingenzi. Umuganura mbere na mbere cyari ikirango cy'umwe bw'Abanyarwanda, ariko nanone wakorwaga ku mpamvu 3 cyangwa se 4. Icya mbere, umuganura ni ikibariro cy'imyaka y'Abanyarwanda. N'umuntu yakubwiraga ngo maze imiganura 40, nari imiganura 60, ni ikintu cyakwerekaga yuko ubuzima bwe ku isi aborememo imyaka 60. Umuganura wari umwaka wo gusetsa Imana, umuhango wo gusetsa Imana no gusaba umutima w'Imana y'u Rwanda. Babikoreraga ku musozi wa Kigali, hano mu murenge wa Kigali n'ubundi mu karere ka Nyarugenge. Burya Abanyarwanda umuco wacu ntabwo tujya gusenga nk'uko benshi amadini yabyadukanye, ahubwo twakoraga umuhango wo gusetsa Imana. Gusetsa Imana ni ukujya ku musozi ukabyina, ukareka ko wishimiye uko yakuremye. Umuganura nanone wabaga ari umunsi wo kugira ngo abantu barebe neza ibyagezweho mu mwaka wabaga uhise, noneho bagasangira bakishima ko babaye amahoro. Ariko nanone ikindi cya kane, umuganura cyari igihe cyo gutegura igenamigambi y'umwaka ukurikiyeho. Iyo niyo miterere y'umunsi w'umuganura mwumva uvugwa mu mateka y'u Rwanda. Ntabwo ari umunsi wabaga umunsi umwe, ahubwo wabaga ari umunsi ugenda ugaruka, ariko bihariye ibintu 4. Noneho ugahera muri Kamena ukageza muri Nzeri. Habagamo iminsi mikuru y'amasabukuru y'amavuko, izo za anniversaire, hakabamo iminsi yo gusangira bakabyina bakishima, iminsi kuko wabaga ari iminsi y'ubunani, numva hakazamo n'iminsi yo gusetsa Imana bishimira ko babaye amahoro, bagategura noneho n'igenamigambi y'umwaka ukurikiye. Ukiri aho ngaho wenda kugira ngo abantu badatakara, iyo uvuze ngo harimo isabukuru y'amavuko, ubwo bishatse kuvuga ko ni iy'abandi, kuko hari abantu bashobora kuba baravutse mbere yaho cyangwa nyuma yaho. Iyo masabukuru yabaga ari ay'abandi, n'ay'umwami meze bite? Ntabwo mu Rwanda kuvuga ngo umuntu yavutse igihe iki n'iki, rega nawe uranabizi. Hari uwavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere anganya imyaka n'uwavutse ku itariki 31 z'ukwa 12. Uzabireba zeze ntibavuga uwavutse ku ya mbere z'ukwa mbere 2025 azangana n'uwavutse kuri 31 z'ukwa 12 2025. Bose se ntibangana cyane rwose mu myaka. N'u Rwanda rero nuko ngo umuntu wese wavutse yaba mbere y'umuganura agasanga umuganura uhari, bishaka bivuga ngo yabaga atangiye kubara ikibariro cy'umwaka. Nuko ngo ubu ngubu niba hari umwana uzavuka muri uku kwa 8, buriya mu kwa 9 bakizihiza umuganura azaba avuga yuko yujuje umwaka. Uzakurikiraho azavuga ko yari imiganura 2. Niyo miterere nuko ngo bitewe nuko umuganura cyari ikibariro cy'umwaka, kuko n'ubundi umuganura wasozaga umwaka byari ngombwa yuko banakiheraho babara imyaka y'Abanyarwanda. Niyo miterere, impamvu urumva ko bakoraga za anniversaire, bagakora iminsi mikuru y'amasabukuru, kuko babaga bahiritse umuganura wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu gutyo. Nubwo buryo bo babikoraga.
nabyumvise. Yego. None wari uvuze ngo nkurikije uko wagiye usobanura umuganura n'uburyo kibareberaga hamwe ibyo bari bariyemeje kuzakora mbese nko guhiga no guhigura, mise nibaza ibi bintu ntabwo byaba bifitanye isano n'umushyikirano tujya tubona. Oya, umushyikirano w'uri ukwawo ntaho bihuriye. Umushyikirano w'uri ukwawo, ariko umuganura ni kimwe mu byaremaga umushyikirano w'abanyarwanda mu mibanire, ariko umushyikirano w'abanyarwanda we yagiraga ibintu byinshi ishingiraho, ariko bishingiye kuri politiki y'igihugu, imibereho myiza y'abaturage, umubanyi n'amahanga ndetse n'umutekano. Umuganura rero ni kimwe mu bigize umushyikirano w'abanyarwanda, ariko ubwawo wonyine ntabwo ari wo mushyikirano nk'uko ubyumva umuco n'amateka y'u Rwanda. Hanyuma turi aho ngaho, wenda umuntu yakwibaza se umuganura ni umwihariko w'abanyarwanda cyangwa wenda abanyarwanda bafite aho bawukomora, bimeze biti? Oya, umuganura ni igihangano cy'abanyarwanda, nta bandi bakigira. Urumva ko ibikorwa byose byakorwagamo ni iby'abanyarwanda mwimerere. Wabyumvise yuko ari ikibariro cy'imyaka. Ntabwo rero abantu bose bazi kubara imyaka bifashishije umuganura. Numvise yuko ari igihe abanyarwanda bajyaga gukora umuhango wo gusetsa Imana. Ntabwo abantu bose bakoraga uwo mugenzo. Hari n'abatemera Imana cyangwa batayigiraga, abandi bakaba bakora umuhango wo kuyisengaho kugira ngo bayisetse. Umuganura ni igihe cya accountability. Abanyarwanda bemeraga Imana? Abanyarwanda Imana bo barayemeraga, ntabwo abanyarwanda basengaga. None se reka nkwibarize kijya, Imana ni Ikidage, ni Igifaransa, ni Ikinyarwanda, ni Icyongereza? Imana ni imwe, ni Ikinyarwanda, ariko nkibaza nti oya, reka dusoze nitumara buretse gato. Imana ni Ikinyarwanda, ni Igifaransa, ni Icyongereza? Imana ni mu Kinyarwanda. Ni Ikinyarwanda. Bishaka kuvuga ngo niba Imana ari Ikinyarwanda, abanyarwanda nibo bayise izina. Ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yazanywe n'abazungu, kuko ntabwo abazungu baje n'aha mu Rwanda bavugaga Igifaransa, Ikiwaro n'Igifurama. Niba barasanze rero izina Imana rihari, bishaka kuvuga ngo abanyarwanda nibo bayise izina, ntabwo Imana ari iy'Ababiligi cyangwa iy'Abadage, ni iy'abanyarwanda, sibyo? Yego. Ko niko kuri, kuko na mbere hose bataranaza Imana yari ihari. Ahubwo mu Kinyarwanda bivuga iki? Imana mu Kinyarwanda bivuga uruhurirane rw'ibinyabushobozi birenze intekerezo z'umuntu. Imvura yaguye igahita bati ni Imana, batera ibishyimbo bikamera bati ni Imana, izuba ryarasa rikarenga bati ni Imana, bwakwira bugacya bati ni Imana. Ibintu byose birenze intekerezo z'umuntu nibwo ruhurirane abanyarwanda bita Imana. Bishaka kuvuga ngo rero nta muntu wari ukwiye kwifatira u Rwanda ku gahanga ngo ntibazi Imana kandi aribo bayise izina. Ni nk'uko umwana avuka akita nyina ati wowe uri mama, ati wowe uri papa. Nta muntu wita papa atarabyaye, ntabwo bibaho. N'abanyarwanda rero, abanyarwanda nitwe twise izina Imana, tuyita ngo uri Imana. Ariko ubwo twayise mu rurimi rwacu, nabo bayita mu rurimi rwabo, bivuze ngo turayisangiye twese, ariko mu buryo butandukanye. None ntagusubije nyine, ngira ngo nkwereke ko twebwe tuyizi imbere y'uko n'abazungu bazi naho. Si byose nicyo nashaka kukubwira. Yego. Turayizi kandi turanayemera. Yego. Yego, twikomereze. Ahangaha hari insanganyamatsiko y'umuganura. Nabonye ari insanganyamatsiko ngira ngo imaze imyaka itari mikeya, kuko ngewe nibuka ko imiganura igiye itandukanye. N'ubu twari dufite ino nsanganyamatsiko, haba umuganura guhera muri 2000 uko ngenzi ko hari imiganura igiye itandukanye, imyaka igiye itandukanye, kandi nagiye nandika amakinamico yo twagiye dukina ku munsi w'umuganura, ayandi nane yakinagamo, twagatuye no mu bayategura, urabizi. Ariko nabonye insanganyamatsiko n'undi iracyari yayindi, umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira, niba mbivuze neza. Yego yego. Iyi nsanganyamatsiko wagira icyo itubwiraho? Ubundi insanganyamatsiko y'umuganura mbere na mbere nibyo, n'ubundi umuganura mu muco n'amateka y'u Rwanda ni ikimenyetso cy'ubumwe bw'abenegihugu. Kurumva yuko ibyo bikorwa byose uko bigera muri bine
nta muntu wabikoraga wenyine. Iyo habaga ari amasabukuru barimo urumva ni abantu benshi batumirwaga. Iyo babaga bagiye mu muhango wo gusetsa Imana nta n'umwe wasigaraga. Iyo babaga bagiye guhiga nta n'umwe wasigaraga. Urumva rero byari ibirori bihuza abantu benshi ku buryo ari ubumwe bw'abantu. Ni byiza rero yuko n'umuganura n'ubundi wasubirana isura nk'iyo wahoranye koko ukaba ishingiro ry'ubumwe bw'abantu. Isoko yo kwigira rero ni uko ngo icyo kintu ni umunsi wo kugira ngo abantu bitekerezeho wo gukomeza kurangamira akimuhana kuko karatinda ntikaze kana kazaza ubutazagira icyo kamara kuko ntabwo gashobora kuramba. Iyo nsanganyamatsiko ni nziza ariko n'ubundi umuganura yari filozofi cyangwa se intekerezo z'ihangabuhanga zaramwe n'abakurambere impangarwanda kugira ngo zifashe abanyarwanda guhora mu bumwe, ibyishimo n'umunezero n'amahoro atagajuka. Yego. Umuntu ari kumva umuganura navuga ko ari ni intekerezo nkuru zikuze ku buryo uramutse unanarebye ubona ariyo ngobyi y'umuco. Umuco wanareba ugasangamo nanone ibigendanye no gukunda igihugu, kuko nkurikije ukuntu uri kugenda usobanura umuganura, umuntu arumvamo patriotisme, arumvamo gukunda igihugu, arumvamo kwitangira igihugu, arumvamo ibintu byinshi. Ibi bintu wowe wabihuza gute? Wahuza umuganura n'umuco ndetse no gukunda igihugu gute kugira ngo mu magambo make abantu babyumve neza, bumve agaciro k'umuganura ukuntu ari kanini? Icyambere umuganura ni igikorwa cyahamagariraga abanyarwanda bose kukizamo. Nta woroheje, nta ukomeye, nta bakuru n'abato, bose bahuriraga muri icyo gikorwa kikabasanisha. Numva ari uko baririmbaga u Rwanda bakarutarama ntibarutaramane, bakishimira ibyiza bagezeho. Icya kabiri habagaho imihigo, habagaho guhigura ibyo bahize mu muganura ubanza bakanahiga n'ibikurikiyeho. Iyo umuntu ahiga ibyubaka umuryango we, agahiga n'ibyubaka igihugu. Umva ko umuganura ni kimwe mu bikorwa bigaragaza yuko abantu bakunda igihugu cyabo, bakunda umuco wabo, bakunda kubaho bigize bashinze imizi badahungabanywa n'umuyaga. Iyo miterere muri make umuganura ugaragaza ko ari isoko nzima yo gukunda igihugu, kucyubaka no guharanira yuko abenegihugu bazarama n'amagara mazima. Aha, urakoze cyane. Abantu ndagira ngo babyumve cyane kuko ngewe umuganura nasobanukiwe umuganura neza ubwo nari ntangiye kwinjira mu nzego z'ubuhanzi. Iyo nabaga by'umwihariko ndi kwandika nk'ikinamico igomba gukinwa kuri uwo munsi ku rwego rw'igihugu, nibwo ninjiraga mu isesengura, nkinjira mu muganura nkibaza ese koko abantu bumva iki gitekerezo uko kiri, cyangwa abantu babyumva nk'ibirori bisanzwe nk'uko bakwigira mu bindi birori, nabo usanga batanabijemo. Ariko ni byiza ko abantu babyumva kuko cyane yuko buriya agahugu katagira umuco karacika. Icyo ni ikintu abantu bakwiye kumenya. Ikibazo cy'umuganura abantu bazi ko ari uguhura bakarya ibigage, bakanywa ibigage, bakarya ngo ibiryo bya kinyarwanda, ngo ibishyimbo, ngo bakazana ibihaza. Ubona benshi ari byo baserukana, abandi bikoreye ibitoki. Yego. Ariko ntabwo bazi filozofi yubatse umuganura. Igitekerezo icyambere ni accountability. Kubazwa no kumurika ibyo wakoze umwaka wose. Ikindi bagomba gusobanukirwa ni uko umukuru niwe uganuza umuto. Ntabwo umuto ari uganuza umukuru. Umukuru nako umutoya aganuza umukuru. Umutoya aganuza umukuru, ntabwo umukuru aganuza umuto. Bishaka kuvuga ngo ni ikintu kigaragaza yuko umuyoborwa ari we wajyaga gutanga raporo, kwerekana icyegeranyo cy'ibyo yagezeho ku mwaka, akabiyigereza akabyohereza hehe ibukuru. Niyo mpamvu n'umuganura watangiraga mu miryango, abana baganuza ababyeyi, ntabwo ababyeyi aribo baganuzaga abana. Umwana akavuga ati data dore naroroye ziroroka nkuzaniye umuganura w'imfizi. Undi akagenda ati dore nahinze ibishyimbo birankuzaniye igitebo. Ubwo imiryango amara kwisukusanya nayo ikagenda igashyira umutware w'umusozi. Umutware w'umusozi agashyira umutware w'igiti. Umutware w'igiti agashyira umutware w'ubutaka, w'umukenke n'uw'ingabo, kugeza noneho bagera n'ubwo abo bose bazamuka bakagera hehe
ibwami kujya kuganuza umwami. Ntabwo umwami ari utanga umuganura, ahubwo abantu nibo baganuza umwami. Icyo ni cyo abantu batajya bamenya, na accountability. Umwaka ushize warageze kuki? Byashakaga kuvuga yuko buri muntu wese yaganuzaga umwami amwereka icyo yagezeho muri icyo gihe cy'umwaka. Naho icyo ni cyo abantu bakwiye gusobanukirwa. Ujya kumva ngo uyu munsi ngo hatanzwe umuganura w'abana, ko abakuru se baganuza abana? Abana nibo baganuza abakuru. Bakajya kumva ngo reka ngo ubwo umuganura utangiwe ngo reka ngo abana nibo tubanza guha amata. Wowe ntabwo ari byo, ubanza guhereza umukuru, ahubwo umukuru yamara kubesha umugisha byakiriye ko mwagize neza, akongera akabisubiza muri rubanda bagasangira umuganura. Uribuka yuko umwami yamaraga kubyakira bamuganuje, noneho yamanukaga akabiha rubanda bagasangira, akabakwikirira amasuka ati ngane mugende mweze ubutamuzaza n'umuganura ugize ute ushyitse. Ntabwo rero ntabwo si impamvu ntabwo wumva filozofi irimo. Ntabwo umuganura ari ukurya no kunywa, ahubwo kurya no kunywa ni kimwe mu bikorwa byari bigize uwo muhango w'umuganura, kuko umuco n'amateka y'u Rwanda nta kintu cyabagaho kitarimo umusangiro n'ubusabane. Kuko ngo nibyo babaga bejeje, banywaga amarwa n'ibigage n'inturire n'inzagwa, barangiza bagasangira n'ibiribwa, asigaye bakabyina, kuko babaga bazanye ibitebo, bazanye ibyo bitaga ibitenga, intebo zose zihunitse ibwami z'ibintu byose babaga barejeje ku mwaka. Benshi bibwira ko ari imyaka bazanaga gusa, ariko hari n'abashoreraga inka, abandi bagashorera intama, abandi bagashorera inkoko, abandi bakazana amagi, abandi bakazana ihene, ndetse hari n'abikoreraga ibibindi byuzuyemo ubuki, kuko buri muntu wese yazanaga icyo yejeje yaharaniye muri uwo mwaka ukurikije ibihingwa byose tugira mu Rwanda. Mu Rwanda twagiraga ibihingwa 5 byahanganywe n'u Rwanda, birimo amasaka, birimo uburo, birimo isogi, birimo inzuzi ndetse n'ibikoro. Tukagira amatungo 5 yahanganywe n'u Rwanda, arimo inka, ihene, intama, inkoko n'inzuki. Umva ibyo byose uko mbivuze nibyo bajyaga kuganuza ubwami bitewe nuko bagiye babihinga bakurura bikororoka. Niyo miterere y'icyo bita umuganura. Yego. Ubona hakorwa iki kugira ngo ibyo bihinduke? Kuko uri umwanditsi, uri umuntu ufite amahirwe yo guhura n'ababitegura, akenshi ujya no mu bategura umuganura, kuko ndabivuga kuko mbizi twabanye muri iyo nzira. Ubona hakorwa iki kugira ngo abategura umuganura babikosore, abantu banabyumve neza bahereye hasi mu midugudu? Oya, ntabwo kugeza bose abantu babijyamo babyiyamiza. Buri muntu wese abitegura uko abyumva. Ntabwo bagendera ku ntekerezo z'ihangabuhanga zahanze umuganura. Niyo mpamvu nakubwira ngo n'ejo ubundi nutujya kuwizihiza uzabona bateguye ibigage rwose n'imbehe ziriho isogi n'isogereza, ukabona barimo bararya, ariko nta n'umwe uzavuga ngo ngewe noroye inka 40, mfite inka 40, havutsemo 5, imwe wenda nyiganuje umukuru w'umudugudu kuko ari we mukuru. Umusirikare mukuru avuga ati ngiye kuganuza general, minisitiri nawe utinganuje minisitiri w'intebe, minisitiri w'intebe atinganuje perezida wa repubulika. Iyo niyo miterere abantu bakwiye kumenya, na accountability. Ibyo wagezeho muri uwo mwaka nibyo ujya kumurikira umuntu mukuru ugusumbye mu nzego z'ubuyobozi cyangwa se z'imibereho n'imibanire. Nicyo nicyo abantu bakwiye kumenya, noneho bizatuma abantu banarushaho no gukora kugira ngo umuganura ubabere isoko yo kwigira. None se utabajije umuntu uti ngaho ujya kuganuza umutwarasibo, azamuganuza iki? Ntabwo nuko ngo muri uwo mwaka nta kintu yagezeho. Umwana abwira ati data dore maze umwaka niga, tara amanota nkuzaniye amanota ya mbere. Undi ati nkuzaniye diplome yanjye naratsinze. Umushumba ati dore inka zarorotse rwose, akazi kanjye nagakoze neza. Umukinnyi w'umupira ati natsinze amakipe ndayangabaza rwose, dore ferwafa mpagaze bwuma. Niyo miterere, ni ukuvuga ngo ikintu cyose umuntu amaze umwaka akora yagombaga kujya kumurika icyo yagezeho, niba yaragitsinze. Yarahize arahigura, yarahiganwe ntiyarushwa, yararwanye ntiyatsindwa. Nicyo kintu cya mbere kiba mu munsi w'umuganura. Muri make niyo miterere. Ntabwo rero abantu babyumva ko ikintu gikwiriye ukugaruka kuri filozofi, ku ntekerezo z'ihangabuhanga
zahanze umuganura abantu bakamenya impamvu yayo n'icyo wawugamije n'uko wakorwaga. Ntabwo kuri umuganura ukorwa ntabwo ari kuriya, oya ntabwo ari byo rwose. Bakwiye guhindura uburyo ukorwa, noneho bakagendana akantu ku kandi, akantu ku kandi. Ni nayo mpamvu wamaraga igihe kirekire. Urumva kugira ngo umuganura umara amezi 3 nuko n'ibimurikwa byabaga ari byinshi kandi biri mu nzego zingahe nyinshi. Ibaze guhera ku bana, abana bamurikiraga umubyeyi, sinzi niba ubyumva ibyo bageze mu mwaka wose. Noneho imiryango nayo ikamurikira umutware w'umuryango, umutware w'umuryango akajya kuganuza umutware w'umusozi. Umutware w'umusozi ni umurenge, kera amasibo n'imidugudu n'utugari ntibyabagaho. Noneho umutware w'umurenge akajya kuganuza umutware w'igiti, igiti kari akarere. Umutware w'igiti akajya kuganuza umutware w'intebe, abatware b'intebe bari abayobozi b'intara. Umutware w'intebe agahita azamuka ako kanya akajya ku mutware w'ubutaka, umutware w'umukenke ndetse n'umutware w'inyambo, ndetse bakajya no mu mutware w'ingabo bitewe n'umukuru uri aho ngaho. Abo bose nibo babikusanyaga, noneho bakajya kuganuza nde? Umwami. Urumva niyo mpamvu wabaga ari umuhango umara igihe kirekire. Urumva urwo ruhererekane rwose kugira ngo bizazamuke bigere ku mwami nyir'igihugu ntabwo byabaga ari ibintu bitwara igihe gito. Niyo mpamvu rero ukubona umuganura ngo umunsi n'umunsi ntuwuzuye, ni amasaha, ni ikigaragaza. Rero urakoze cyane Nsanzabera, urakoze kudusangiza ubwenge. Yego. Ubu ni ubwenge umuntu wese akwiriye kuba yagahaye umwanya, kubera ko yewe ndakubwiza ukuri, umuntu aramutse yumvisha iki gitekerezo uko kiri, akumva iyi filozofi, yamenya neza umunyarwanda uwo ari we, yamenya agaciro k'umunyarwanda, yamenya ukwigira icyo ari cyo tuvuga ngo kwigira kw'abanyarwanda. Umuntu yasobanukirwa neza ukwigira, akandi akanasobanukirwa aho bituruka, uko bikwiriye gukorwa, n'uko bikwiriye gushyika ku ntego. Hanyuma watubwiye ngo umusizi nkaguciye mu ijambo kuri icyo ngicyo wari uvuze. Ubundi mbere na mbere urigira urinde. Umuntu akwiye kubanza kumenya ngo umunyarwanda ninde, u Rwanda ni iki. Icyo gihe iyo umenye intekerezo z'ihangabuhanga zahanze u Rwanda n'izahanze umunyarwanda, uhita umenya n'umushinga wo kwigira uko wagiye utegurwa. None se wowe ntiwiyizi, ibintu byose urabifata amajyejuru, uruvuga ngo uzigira wowe urinde, uzahera kuki? Ibintu byo guca mu cyanzu, shortcut, imigenzo yose n'imihango y'igihugu, ukabona abantu barimo guhicira mu cyanzu gusa, ntacyo bizatugezaho. Ahubwo nibicare bavuge bati umuganura w'abanyarwanda wakorwaga gutya, bakawutangira, noneho bakanagenda banareba ibyakorwagamo byose bakabikora. Nibyo byaba byiza. Buri muntu wese umwana aganuza umubyeyi gutya, uko uruhererekane rwagendaga rubaho. Nicyo kintu cya mbere bagomba kumenya ko ari accountability. Ni umunsi wo kubazwa ibyo wakoze, wo guhigura imihigo wahize, no kureba ngo nageze kuki, ese ni hehe natebye ngo ubutaha nzahatebuke. Niyo miterere. So urakoze cyane rero, ndagushimiye cyane bikuye ku mutima. Kuri Rwanone TV, Rwanda rwa none, rubyiruko rwa none, ndagira ngo mbabwire yuko aya mahirwe tugize yo kwakira umusizi wacu kandi akaba n'umwanditsi w'ibitabo Nsanzabera, ntituze kuyafata nk'ibintu biri aho bisanzwe. Nababwira ngo ni amahirwe y'imboneka rimwe, kandi ni amahirwe abonwa n'umuhanga. Kera nkiri umwana papa yajyaga anyigisha indirimbo mbere yuko atabaruka, nayo nkina muto ntiga kuvuga, niyo niza anyigisha, avuga ngo umwana uzi kureba niwe umenya ubwenge. Atubwira ukuntu ngo abana bavuye mu ishuri ngo umwana umwe atega abandi agashashi, ngo aririmba avuga ngo atinda bateze akanyenyeri mirite bateze akanyenyeri gatanga agashashi umwana uzi kureba mirite umwana uzi kureba niwe umenya ubwenge. Ni ukuvuga ngo rero umuntu uzi kureba kandi uzi no kumva, navuga ngo niwe wabasha kumenya neza ibanga cyangwa se amahirwe twagiriwe kuri uyu mugoroba. Abantu benshi
ndabizi ko basomye ibitabo byawe ariko hari n'abandi bakeneye kumenya aho bakura ibitabo byawe, aho bakura ibisigo byawe, wasoza nanone ubwira abantu ubarangira kugira ngo nabo nibava ahangaha bajye kugushakisha. Ibitabo byanjye abari i Rwanda babishakira muri Birori Caritas ndetse n'Ikirezi niho bibasha kugurirwa. Abari i mahanga nabo tubibohereza dukoresheje iposita, bampamagara kuri 0788 48 99 17 0788 48 99 17, hanyuma tukuvugana aho baherereye tukabibohereza nta kibazo. Naho muri Suwede, mu Bwongereza, muri Amerika, za Canada, mu Belgique no mu Bufaransa hose mpohezaho ibitabo kandi bikabageraho nta mbogamizi zibayeho dukoresheje iposita y'u Rwanda. Rwose muzajya gusaba amata hakombwa Kansanzabera avuna imitozo. Urakoze cyane. Inshuti bakunzi rero ba Rwanone TV nongeye kubashimira kuri uyu mugoroba. Ndabashimiye ko mwebwe by'umwihariko mwabanje gukora subscribe kugira ngo mujye mubonera notification ku gihe. Ndabashimira mwebwe mwese mureba ibiganiro mukanakora share. Ndashimira buri muntu wese wadukurikiye muri kino kiganiro, uzagikurikira hanyuma. Mwese umusanzu wanyu ni ingirakamaro kugira ngo dufatanye gusakaza ubwenge no kurushaho kubwira abanyarwanda yuko ibyiza biracyahari, abanyabwenge baracyahari, ibitekerezo byo kubaka u Rwanda dukwiriye kubamo biracyahari. Hari byinshi cyane, hari isoko dukwiriye kuvomaho. Ibyo byose rero kuri Rwanone TV nibyo tuba duharanira kugira ngo bibagereho kandi mumenye n'abantu banyabo mushobora kugeraho mukabasangaho wa mwihariko w'abanyarwanda, bya bindi bibaranga. So ndabashimiye rero, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire amahoro, naho ubutaha nakagaruka. Turagushimiye cyane, urakoze cyane, wakoze kutwitaba, wakoze kuza kuganira natwe. Nsanzabera, amahoro y'Imana akomeze agume kandi arambe muri mwe. Urakoze. Amakuru yizewe, ibiganiro byiza, iterambere gusa, kuri televiziyo yawe. Wow.